umunsi munyemereye mutandeba nabireka uyu munsi nibwire abakobwa bacu bibera mu kabari. Abakobwa bacu bibera mu kabari rero hari ibintu byinshi mwigize, hari ibintu mwihaye ngo by'abasirimu kandi nta busirimu buri mu basista bacu, nta busirimu buri mu nuko. Wowe ugiye mu kabari isaha urakesheje ngaho ifege ntibura ku munwa, noneho inzoga zuramanura nkaho ari amazi, inzoga za rufuro uzivanga n'ifege, kuko icyo kintu uri kugenda ukora mu gifu cyawe tujye tuvugisha ukuri, icyo kintu kizagushiramo koko. Icyo kintu nikigushiramo, noneho bamwe muri mwe ntimuzi no kwikorera amasuku, nicyo kibazo. Noneho abahungu banje bambwiye ati tubwiriye bashiki bacu niba ibyo bintu banabikora bajye bamenya koga mu kanwa. Umuntu arakwegera yajya no kukuvugisha akagira ngo ni igituwareta uviduye koko. Mwakize kwikorera amasuku koko. Nimwikorera amasuku cyangwa mureke kuvanga inzoga n'itabugo nta busirimu burimo. Bakobwa mutanyumva nabi cyane cyane nandi kubwira abantu bo mu kabari, abana bo mu kabari rwose mugerageze nta busirimu burimo kuvanga inzoga n'itabi rwose. Mutanyumva nabi ni wa muhungu wanyu ni ya gahunda yayo ndi yanzababwira mpaka wagwani yikomereza nkubwira ngo kora follow tujye dukomeza twibanire. Ciao ciao, see you later, bye.